nta kintu cyahindutse kirenze uretse formule urumva uragerageza bimwe byakunda ugakora ibyo bitakunda ugashakira ahandi so nta kintu kirenze cyahindutse uretse formule y'ukuntu nkora ibintu kandi iyi formule urabona ko iri gutanga umusaruro so ntabwo birimo gusaba imbaraga z'umurengera kuko biba bigoye abantu muri hakurya kubihuza n'imiziki ukayitangira igihe navuga ko 2025 ugiye ku buryo bwa kariyeri wagenze neza imbaraga ntabwo zimo ziragusaba bigoye cyane muri iyi generation nshyashya uzi abahanzi b'aba diaspora washyira ku rwego rwanjye bangahe bake bakora cyane bityo bivuze ko bisaba imbaraga nyinshi kandi bibasha bake ahubwo ujya uteganya kuba wawe yavana motivation yo gukora cyane motivation nikura mu cyizere nigiye nanjye numvise indirimbo zanjye kuririmba so kuba nzi ko mbishoboye kuba nzi ko mu isoko rya muzika nyarwanda mfite mu mwanya wanjye nibyo bimpa motivation abantu baribaza bati ukunda kuza mu Rwanda ugakora indirimbo ugasohoka amavidewo tukayabona ariko se konseri yawe igitaramo cyawe ni ryari cyangwa ntabwo uragera ku rwego ntabwo weze muri make ndeze cyane ariko ibijyanye na konseri yanjye sinabivuga mugenzi gusapotinga umuvandimwe so bizagira igihe cyabyo ubu ikintu cy'ingenzi no gusapotinga Kevin no gufata famiye yanjye ku mugongo byabaye nyine icyo nakubaza ni kimwe hari icyo ukomeje cyo gufata famiye mu mugongo navuga ko first of all be strong kandi Imana ikomeze gukomeze imbaraga wazikuye nyuma yo gukura umuvandimwe zo kubaza gusapotinga Kevin Kade avuze iki kure yo kuba nyuma yo kugira ibyabo nka biriya uvuga ngo sinamwirengagiza nje kumusapotinga icyo kibazo nanjye nyibaza cyane ariko nk'ubu ngize experience yo guca mu kintu kigoye imbaraga ntahandi hantu zikura n'Imana kuko nkubwiye ngo kuba nkomeye gutya ngo hari ibintu ngo ntekereza cyangwa iki nta kindi ububasha bw'Imana so naravuze nti nziha icyumweru ndebe ukuntu meze niba ngombwa ko mfata time nifate ninumva mfite imbaraga zo kuza gusapotinga Kade nze so nyuma y'icyumweru ibintu byose bimaze kujya ku murongo uko mbishaka navuze nako ntacyo bitwaye reka nze sapotinge actually nze nanarebe gusa famiye iri hano dusoza rero ubutumwa Kade ubutumwa ku bakunzi bawe ngo na Shafara itakomerezaho murakoze dufite konseri ku itariki 31 turasa umwaka hariya KCC roundabout ni ahantu hasanzwe hateranira abantu so turifuza ko kuri inshuro twakereka urukundo umuziki nyarwanda bafitiye Shafi Alikiba Riderman Bulldog Airways Bwiza n'izindi surprise zitaragaragara ura n'uyu nguyu ni surprise mubonye noneho ubu turamu-breakinze abandi muramenye ejo muri press conference Shafi ubutumwa ku bakunzi bawe call me Shafi Miro Fast finally ndishimye kuba ngiye gutaramana n'abanyarwanda maze igihe kinini nkora umuziki ariko ndishimye ko finally ngiye guhura n'abanyarwanda tukishimana bakabona kuri stage so mwitega ibintu birenze kandi I can't wait to see you there. Shafi uraririmba ukanacuranga urateganya kuzacuranga hano bakunda gukora kuri gitari urabiteganya urakoze cyane ibanga ry'akazi God bless tabonye Julius thank you Chita yitaba ntabwo mbona ngwino witabe Shafara gushaka wayamvuze gahoro naringerageze buriya akibaza ko kubonye hatabona gutya Demo gara kubonye njye uzayobora ubukwe tumenya yari kuri support ya The Ben naho afite igitaramo uratekereza ko ushobora kuzakigaragaramo nacyo cyangwa ikikuzanye n'icya Kade gusa surprise ijambo rimwe kuri The Ben ntabwo ngo wakwereka abanyarwanda
byaba byiza. Jiwe ngifanya kimeruka nanjye